Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani Kristo Yezu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ko intego yatumye urubuga rubaho ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo, ariko tugamije kurwanya ubuyobe, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarismatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza, ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera, aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko nkigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ahubwo tukazitera aho ziri, tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze waseka ukavuga uti ibyo avuga ntabyumva. Genda byumva. Wowe ntubyumva, ariko genda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri jye numva byoroshye. Wambaza utese kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yezu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yezu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi. Akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga, ndetse n'ibirenzeho, kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro, tukemera ko Yezu avuga ukuri, ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani, uko abantu bayibwira atari kwiri. Abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo. Kubera ikidakomeye, ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi ibikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Audio rero mu ntwaro ndimo gukoresha ni ugushyiraho audio kugira ngo nzisohore, zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi igenda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo murwana intwaro afite n'ebyiri gusa:
iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego, wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana, wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga, kubera ko ari gihe tuba tuvugana nige ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo nkubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutaho. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo akurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha niba ari bwo gitangira, ariko kubatangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo gitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye, kubera igihe abimazemo, kubera uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wowe uko ubyumva uyu munsi siko abyumva, kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana. Nshaka kubisiga ku isi kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute.
nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandutaga mu kwemera abantanze muri charismatique ko mbikora nk'umucharismatique abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza twandika mu dukayi ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite nta gakayi kanjye na kamwe nataye bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu charismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi bagendaga rero badutoza buhoro yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe hari abatozwa bakagenda bakabirambika hari n'abatozwa bakabikoresha ndi umwe rero mu babikoresheje urebe ikoranabuhanga ryaraje sinakubwira ngo ufate agakayi niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe ukumva ko ibya arimo akora nawe wabikora ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho ukumva ko utagomba kugarukiraho Faustin yagarukiye ahubwo ugomba kurenzaho mu kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha naho ngaho nshaka ko tugera ntugarukiraho Faustin yagarukiye ahubwo ukarenzaho ugatumbagira nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe murakoze rero reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina mubyeyi wacu Bikira Mariya izi mbuga ni zawe ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yezu Kristo Bikira Mariya Nyirimpuhwe wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarire uko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina mugira amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu murakoze Gendinde ndi intumwa Yezu Kristo ndi intumwa Yezu Kristo Sekibi urinde ukora iki ushaka kumbaza ngo ni iki ntakora kuko ibyo nkora ni byinshi kurenza ibyo ntakora ibyo ukora ni byinshi kurenza ibyo udakora ibyo ukora byinshi ni biki ndi kugenda ku isi ubu uri kugenda ku isi nkagenda ndi kugenda ku isi nkayigenga ubu uri kugenda ku isi ukayigenga isi uyigenga gute Sekibi isi uyigenga gute yihaye intebe ku ngufu wihaye intebe ku ngufu intebe wayihaye ku ngufu gute
intebe wayihaye ku ngufu gute? Sekibi, intebe wayihaye ku ngufu gute? kugira ngo niba ari ikintu cyanyoroheye n'icyo numvishije abantu benshi Imana ari iby'abasazi. Numvishije abantu benshi ko iby'Imana ari iby'abasazi. Wumvishije abantu benshi ko iby'Imana ari iby'abasazi? Nibwo buryo wihaye intebe ku ngufu? Umaze kubibumvisha byagenze bite? Imana yanyureshe. Imana yanyureshe gushyira ibintu byose ku murongo. Yahise ishyira ibintu byose ku murongo? Yahise ibishyira ku murongo gute? Yahise ibishyira ku murongo gute? Sekibi, ariko barazi ko n'uko ibyo mwigira byose iyo twe twiyemeje ikintu tugikora. Iyo mwiyemeje ikintu muragikora? niho dutandukaniye namwe. niyo mukora ibintu mukapanga ibyo mwapanze nimubikore, wagerageza kubikora twaba kinege bikabananira, ariko twe nta ntege ducika. Nta ntege mucika? Ibyo mwiyemeje mwakoze ni biki? Ni byinshi cyane. Reba ku isi turabona tutarazanye abantu bacu batari kubabyigira ku isi. Ntabwo ubona ko twinjije abantu bacu baje hano ku isi bakaba bari kugiganira ku isi. Abantu banyu mwinjije ku isi? Ni bande abantu banyu mwinjije ku isi? Abaje kuducungira isi batandukanye, harimo abatuye mu nyenga bahora, hari n'abandi bajya kurwana. Hari abatuye mu nyenga, hari n'abandi bajya kurwana? Abatuye mu nyenga ni bande, bajya kurwana ni bande? Sekibi, abatuye mu nyenga ni bande, abajya kurwana ni bande? Nawe bitekereza bajya kurwana amayibobo, abatuye mu nyenga nibo bakorodona urugamba. Abatuye mu nyenga bakorodona urugamba ni bande? Sekibi, abatuye mu nyenga bakorodona urugamba ni bande? Abatuye mu nyenga bakorodona urugamba ni bande? Ego ni abatware. Urumva abatware ni nk'intambara zanyu n'abantu. None se abajenerali bajya imbere kurwana? None se ko wavuze ngo winjiza abantu ku isi kandi ukaba uvuga ngo abatuye mu nyenga nibo barwana, abari ku isi bakora iki? Ko wavuze ngo winjije abantu bawe ku isi, abantu winjije ku isi bakora iki? Sekibi, abantu winjije ku isi bakora iki? Sekibi, ububasha bwawe bwasinzirizaga byaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amayeri wakoreshaga byarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amayeri y'ibitotsi byarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ibitotsi byawe watezaga abantu mu isengesho byabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ibitotsi watezaga abantu mu gitambo cya misa byabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amashitani yakorodonaga urugamba ari mu nyenga byarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amashitani yigize abantu ari ku isi byarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amashitani asa n'abantu wazanye ku isi byarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Intebe wihaye ku ngufu byayimenaguye mu izina rya Kristo Umwami. Byayitwitse mu izina rya Kristo Umwami. Intebe wari warihaye ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwawe bwumvishije abantu yuko iby'Imana ntacyo bimaze byaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwawe bwabujije abantu kuyoboka iby'Imana
ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, 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 niwongera gusinziriza ibihano wari kuzahabwa byose mbikubye inshuro tiriyari miliyari 800 ukubye 7 inshuro 70, bikikuba karijana, byose ukazabihanirwa munsi y'umusaraba no mu nyenga y'irimbukiro. Mbitegekeye imbere y'Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi. Sekibi, Sekibi, ibindi ukora n'ibiki? Reka mworere nigire ku musozi. Mworere nigire ku musozi. Kuwe musozi? Umusozi w'amaganya. Umusozi w'amaganya? Umusozi w'amaganya uba hehe? Aho abantu baruhukira. Sekibi, umusozi w'amaganya uba hehe? Icyo twita ku musozi w'amaganya ntabwo ari umusozi w'amaganya. Icyo mwita umusozi w'amaganya ni igiki? Sekibi, icyo mwita umusozi w'amaganya ni igiki? Ikintu abantu batazi ni uko umusozi abantu bizeye ikintu kimwe, bazi ko iyo misozi y'amaganya ariho babonera ibisubizo, kandi niba dusharije agahinda n'amaganya bazagira nyuma yaho. Niho musharije agahinda n'amaganya bazagira nyuma yaho? Sekibi, uwo musozi w'amaganya uba hehe? Uwo musozi w'amaganya uba hehe? Umusozi w'amaganya ndawurimbuye mu izina rya Kristo umwami. Umusozi w'amaganya ndawurimbuye mu izina rya Kristo umwami. Agahinda mwasharijaga mu musozi w'amaganya ndakarimbuye mu izina rya Kristo umwami. Nkaroshye mu nyenga y'irimbukiro, nkaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, umusozi w'amaganya uba hehe? Mu isi yacu urahari. Mu isi yacu urahari. Mu isi yanyu urahari? Wihanura ukabona nk'umuntu arifashe ariyahuye yiva itaje yakangaho kubise hasi bariyereye. Bitwariye ubuzima ku musozi w'amaganya. Baba bameze nk'abitwariye ubuzima bwabo mu misozi y'amaganya. Batwaye mu buzima bwabo ku musozi w'amaganya? Umusozi w'amaganya ukora iki? Byinshi. Ibiki? Yabyo abantu. Ariko ukuntu iha abantu ihumure ryo kubakwena. Ihumure ryo kubakwena rimeze gute? Sekibi, iha abantu ihumure ryo kubakwena rimeze gute? Umwanya muto abantu baragenda, ariko ntabwo uzi abantu bagenda, abantu bakazamuka imisozi, inzuzi, bakajya gusengera ibyifuzo byabo. Bamara kugerayo bakasa nk'abasubizwa iminsi mike, ubundi nyuma bakagaragaza ibyo yishimiye. Hanyuma bakamenya ukuri. Bakabona? Bakamenya ukuri ko twebwe nta na rimwe tubagirira impuhwe. Iyo tumaze kubabeshya ko nyine babonye ihumure n'amaganya yashize, batangira kubyigisha abandi. Bose bakaguma bashaka kuza kutwiha. Abagiye ku misozi no mu mazi baba babihaye? Sekibi, abagiye ku misozi no mu mazi baba babihaye? Baba babihaye gute? Babiha gute? Sekibi,
ububasha bwawe bwajyanaga abantu ku misozi no mu mazi, ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwajyanaga abantu ku misozi no mu mazi, ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwabuzaga abantu kwinjira mu mutima mutagatifu wa Yezu Kristo, ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwabuzaga abantu kwinjira mu mutima mutagatifu wa Yezu Kristo, ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, 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 ibindi ukora ni biki? ariko ushaka iki? ushaka iki? ntabwo ujya urambirwa. Ndambirwa kubera iki? iki ni ikibazo kinini cya mbere dufite muri wowe. ikibazo kinini cya mbere mufite muri jye ni iki? ni uko nzi ko igihe cyose yitwa ko bamwambitse, igihe cyose yagiye ntabwo aba ari yigenda, ariko kereka ubwenge bw'abantu bagahoranwa n'agahinda, kandi buriya iyo abantu tubatera agahinda ntibagaherane byose biroroha. byose byoroha gute? kwakira icyo ari cyo cyose mu buzima kirakorohera. inde bambika? wowe uvuze bambika ninde? Sekibi, uvuze bambika ninde? Sekibi, 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 agahinda kawe ndakarimbuye mu izina rya Kristo umwami. agahinda washyize mu bantu ndakarimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwashyiraga agahinda mu bantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwasinzirizaga abantu ngo batamenya ibyo ukora ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. amayeri wakoze yo gusinziriza abantu ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami. byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, 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 ububasha bwawe bwananizaga abatuye isi ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. mananiza ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. mananiza ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. indwara mwateje ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. indwara mwateje ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. indwara zose mwatezaga ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. ibikorwa wakoraga mu muryango wa ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwamuriragamo n'ubwamunyweragamo ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwamusinziriragamo ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwamuruhukiragamo ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ikiruhuko wihaye muri no mu batuye isi ndakirimbuye mu izina rya Kristo umwami. muvemo. Sekibi, Sekibi, ibindi ukora ni biki? ariko yazi icyo nakubwiye ko ushaka ibyicaro ukicara ukagera aho wifuza guhagarara. nkagera aho nifuza guhagarara? Sekibi, Sekibi, ngahari uri hano wakora iki aho ngaho? wakora iki? naje kwigarurira umukobwa. waje kwigarurira uwo mukobwa? kumwigarurira kubera iki? naje ko tumubwira ngo twiyaganga. waje kumwigarurira gute? ububasha bwashaka kwigarura ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwose bwari mu muryango we ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwamucaga intege ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, 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 iyo ibindi ukora ni biki? ariko
uzi kureba ku isaha cyangwa ntabwo uzi kureba ku isaha? kubera iki? Ikintu kinshimisha ni ukuntu batwarira igihe namwe mugakomeza muvuga. kubera icyo udutwarira igihe? Sekibi, kubera icyo udutwarira igihe? Igihe cyose watwaye ugihanirwe, kuri buri segonda ibihano byawe bijye byikuba. Urabyumva Sekibi? Sekibi, kuri buri segonda ibihano byawe bijye byikuba. Sekibi, waravuze ko ibyo abantu bose bigira siko biri. Yewe ntabwo nshobora kurekura ibyo niyemeje. Uyu mukobwa nakubwiye ko kugira ngo murekure nagura ibyanjye byose, ubutunzi bwanjye, indirimbo zanjye ukajya kuzikoresha. wiki Sekibi? Nakubwiye kugira ngo mugusubize ibyo watanga byose yenda bigire. Reka ntabwo dushaka gutsindwa, twese twishimiye gutsindwa. Mwaratsinzwe, byararangiye. Ntimushaka gutsindwa kandi mwaratsinzwe. Ntabwo mushaka gutsindwa kandi mwaratsinzwe. Dushyira ku munzani se? Umunzani wowe? Uvuga watsinze nanjye umupira wanatsinze. Aho utatsindiwe se nihe? Niko, aho utatsindiwe nihe? Sekibi, aho utatsindiwe nihe? Sekibi, 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 pfukama munsi y'umusaraba wa Kristo umwami yabambweho. Ku kizingo cy'amahwa Kristo umwami yatamirijwe. Ku misumari Kristo umwami yatewe ku musaraba. Munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe gatolika itunganye yashinzwe na Yezu Kristo ku ntumwa 12. Munsi y'intebe ya Petero mutagatifu. Gira vuba. Ibyo twarabimenyereye n'uburyo twerekana byose turabizi. Ibyo twabikora mu isegonda imwe kuko nibyo duhora dukora kandi ntabwo twe muteze mudufata. Gira vuba Sekibi. Ngewe pfukama. Wowe. Ibi byinshi mayibobo ubwire bano bandi sinzi aho bavuye hano ngo hano ubundi bajya baza gusakuza no mu Kiliziya. Harimo abasakuza mu Kiliziya, harimo inzira ziba amaturo, harimo imboneka rimwe, harimo bagasoza intambara hano bose barabuze ariko ndakubwiye ngo ngewe aho kugira ngo mfukame, aho kugira ngo mfukame kubanza umwanya asohoke muri uyu mukobwa apfukame nge ntabwo ariko ngewe nta hantu n'ahandi mfukame kuko ndabikubwiye. Ubu niba niba ufite kapetirari nubwo ntiwavana ari nkeya kugira nk'ijyana. Nagutegetse gupfukama kandi uko utinda gupfukama. Ntacyo reka dutinya. Ibihano byawe bijye byikuba inshuro tiriyari miliyari 800. Ese dutinya ibihano. Kandi uboheshwe iminyururu y'ingabo zo mu ijuru irimo umuriro wa Roho Mutagatifu. Inkota hahuranije umutima utagira inenge ya Bikira Mariya ikumanukiremo. Ushaka ntera amacumu. Icumu Yezu yateye mu rubavu rigushwanyaguze. Umuriro wa Roho Mutagatifu kumanukireho ugushwanyaguze. Inkota z'abamarayika batagatifu zose zikumanukiremo. Imihanda se
kureba ukuntu bibereye umumarayika imihanda tugiye kuyifunga amaraso asigara atemba mu mihanda nawe bibereye ngiki ariko fogenide imbere banza ukeneye konje nawe nawe ukeneye konje nkeneye konje maze kunanirwa ninde wakubwiye ko nkeneye konje ukeneye konje turi kwigendera mu mihanda nawe ukabura guhamagara abamarayika ngo baze batukandagire muri kugenda mu mihanda ariko reka twicare tukabwira Faustin ko utsinzwe nabi njye nari gushima iyi ntambara zose tumaze kubona inama iyo utsinze ingamba wari gutsinda ebyiri zikomeye zarakunaniye ingamba nayo gutsinda ebyiri zikomeye zananiye n'izihe nawe izihe wabwiye abantu ngo iki gihugu wagihaye wa mwana no gushyira iki gihugu tugiye kugihindura amase ukibona tugiye kugihindura igihugu umuntu wese n'uwacyumvishe mu matwi azashaka kwibagirwa ko yakimenye warangiza ukicara akavuga ngo igihugu ngo kiri mu maboko none ubwo bwira nimara gukora ibyo nateganyije gukora muri iki gihugu nzaza kugukwena hehe nzagusekera mbere y'abantu nzagusanga mu nzozi nguseke nzakwica twihurire nyuma yaho nkubwire ibyo nakoze nubwo wowe utazi iwacu bizagenda bikubwira ibyo nzaguseka ibyo wateganije gukora muri iki gihugu ni biki gitanze ugifitiye ubwoba bw'iki ninde wakubwiye ko mfite ubwoba gitanze ninde ntuzongere no kukivuga ko wagitanze tuza ubundi wirebere ni ibiki ushaka kugikoramo ndashaka kukwereka uko bakina imikino nuko badakina imikino uko bakina imikino gute abakina imikino bariganirira gusa badakina imikino bakora ibikorwa ibikorwa ushaka gukora ni ibihe ibikorwa kiragira ngo ni ibikorwa byo kurengera ibidukikije byo gufasha ntabwo n'igitekerezo ibikorwa nyine ngiyemo nanjye nkabiha ibyanjye byose nkabiha umwanya wanjye nkabaha n'ibyanjye byose ni ibihe bikorwa ugiyemo ni ibihe bikorwa ugiyemo ntabyibona se biri he ubwo twe tugiye mu minsi mikuru ntabwo bamenye ko byeze ariko Faustin uritonda pe uritonda ukicara ugatuza natwe rero ikintu cya mbere kituranga nta mutuzo kuko tuzi ko mu gutuza kwacu hari byinshi biba bidukikije rero nicyo kintu twiyemeje ko nta mwanya w'ubusa kandi ko nta na kimwe tugomba kwemera igiki ni ibiki mushaka gukora nakubwiye ngo cyane aho kukubwira no kubanza kuguseka ukuntu wabwiye abantu bose ngo wibike iki gihugu ngo wagihaye ku mwami wacu mw'imiti none nkabaze umwami wanyu maze igihugu n'igitembe imiborogo n'igiceri imiborogo nzabibaza wowe nzabibaza aho wabishyuye gicura umurongo habaye iki gicura imiborogo habaye iki habaye iki cyaba cyabaye none nta kibaye cyabaye igihugu ni icya Kristo umwami nta kintu uteze kugikoraho nta na kimwe ubisheteye angahe ubisheteye angahe amaki amafaranga amafaranga yo gukora ikintu
yo kwikoraho reka nkubwire rero hari indirimbo twakunda imwe hano twari twahanzeho egera y'ihene iyihe ndirimbo ingabo zanjye zamaze kuzura iki gihugu ingabo zanjye zamaze kuzura iki gihugu inzuzi twaraziteye zirera abasaza bakuru baduha uburenganzira imandwa niwe mutambyi mukuru w'iki gihugu imandwa niwe mutambyi mukuru w'iki gihugu niyo mutambyi mukuru w'iki gihugu yagitambye gute ibyo mubigisha ngo aricyo bitubwira ingabo zawe zinjiye muri iki gihugu ni izihe hari abambaye imibiri y'abantu hari abambaye imibiri y'abantu n'abatambaye imibiri y'abantu zinjiye ryari zinjiye ryari zinjiye ryari Sekibi ububasha bwacu ko bumaze dufite icyo twakubwira operasiyo twakoze ku itariki 24 itariki 25 operasiyo y'ubwiyahudi operasiyo twakoze ku isi ya tariki operasiyo operasiyo mwakoze ni iyihe y'ubwihambirizi y'ubwihambirizi mwakoze operasiyo y'ubwihambirizi imeze gute ariko icyadufashijeho ni uko twahise duhamagara n'abavandimwe bacu abavandimwe bacu b'imyuga abaki bose bari hano abo mwahamagaye b'inyenga n'abaki abo mwahamagaye b'inyenga n'abaki Sekibi shitani zinjiye muri iki gihugu zisa n'abantu ziciye imitwe mu izina rya Kristo umwami ziciye amaboko n'amaguru zimenya amaso n'amatwi ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami shitani zinjiye muri iki gihugu zidasa n'abantu ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami imyuka yose yinjiye muri iki gihugu ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami shitani zari mu muhanda ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami ziciye imitwe mu izina rya Kristo umwami ziciye amaboko n'amaguru zimenya amaso n'amatwi ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami intambara zose mwapangaga muri iki gihugu ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami imandwa nkuru nyiciye umutwe mu izina rya Kristo umwami nyiciye amaboko n'amaguru nyimenya amaso n'amatwi ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami imandwa nkuru nyiciye umutwe mu izina rya Kristo umwami nyiciye amaboko n'amaguru nyimenya amaso n'amatwi ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro Sekibi nicyo usigaranye ububasha bwa majinwari ububasha bwa majinwari n'abantu bose kwigana bari kugeza mu kazi k'abapfumu ububasha bwa majinwari ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ububasha bwa majinwari ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ububasha bw'abapfumu n'abarozi ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami imbaraga z'abapfumu n'abarozi ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro Sekibi nicyo usigaranye Sekibi nicyo usigaranye nakubwiye ngo ububasha bwanjye hanini ikintu navuga cy'ububasha kubera nk'ibindi byose uburyo nabashije kubarangaza uburyo nabashije kubarangaza bifite akamaro nka bibagije abantu ibifite akamaro bibagije abantu ni bike ubuyobe imitego n'ibitero bya Sekibi ububasha bwa muntu urumuri rwa muntu umutsindo ubutabazi bw'abamarayika ubucibwe bwa shitani
ubutabazi bw'abatagatifu. inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.